Nongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe bakunze b'ikiganiro Menya Ukuri, muri kumwe nanjye umuvugabutumwa Goreti Muhongerwa. Nejejwe n'uyu mwanya mwiza Imana yongeye kumpa kugira ngo nganire namwe ijambo ry'Imana. Reka nsenge Imana. Uwiteka Mana nyir'ubutware n'ubushobozi bwose, muhaye icyubahiro n'ishimwe ubw'uyu mwanya mwiza wampaye kugira ngo nganirize abantu bawe ijambo ry'Imana. Ndagusaba rero kugira ngo uze wikorere muri jye, mubere igikoresho wowe wikorere. Nyemerera ijambo ribunyuzemo rigira akamaro mu baryumva bose, rihindura ubuzima bwabo. Mana isumba byose, undinde kirogoya iyo ari yo yose. Reka Mana isumba byose umanuke inyuma y'ijambo ryawe, rikore icyo waritumye mu mitima y'abaryumva. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo nsenze, amen. Mbazaniye ijambo rifite umutwe uvuga ngo menya ukuri kw'imbaraga zo kwizera. Menya imbaraga zo kwizera. Mbere y'uko rero tumenya imbaraga zo kwizera, tugiye gusoma ijambo ry'Imana ridusobanurira neza kwizera icyo ari cyo. Dusome mu Baheburayo ibice 11 uhera ku murongo wa mbere. Haratubwira ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, ngo kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Niko kuduhamiriza ko ibyo tutareba ari iby'ukuri. Kwizera ni ukumenya neza ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Kwizera rero bisaba ngo umuntu agire umutima wizeye adafite gushidikanya muri we. Niba ari icyifuzo washyize imbere y'Imana, gira kwizera ko Imana ishobora gusubiza cya cyifuzo cyawe udashidikanya. Niba ufite indwara ukaba urimo gusenga kugira ngo Imana igukize ya ndwara, gira kwizera imbaraga z'Imana ko zishobora kugukiza indwara. Niba ari icyo ushaka icyo ari cyo cyose ukagisaba Imana, izere ko Imana igomba kukiguha. Igihe ufite gushidikanya muri wowe, ntacyo wabona ku Mana. Imana ikorana n'abafite kwizera. Iyo ufite kwizera unezeza Imana. Ijambo ry'Imana rimbwira neza ngo umuntu utizera ntibishoboka ko anezeza Imana. Rero niba dushaka kubaho mu buzima bunezeza Imana, tugomba kugira kwizera. Ukizera imbaraga z'Imana, ukizera ko Imana ishobora byose, ukizera ko ibyo wowe udashoboye Imana ibishobora. Ijambo ry'Imana ryongera rikatubwira ngo umuntu w'imitima ibiri anamuka mu nzira ze zose. Turasabwa kugira umutima ufite kwizera guhamye. Gira ibyiringiro bihamye muri wowe. Niba ari icyo wifuza ku Mana, izere ko Imana ibishoboye. Ijambo ry'Imana tugiye gusoma hano muri Luka ibice 17. Reka tuhasome twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Icyo gihe abigishwa ba Yesu bari bamwegereye baramubwira bati, twigishe kwizera. Mwumvaga bashaka ko abigisha kwizera kuko babonaga imirimo akora ikabacana. Nuko 17 hano muri Luka umurongo wa 5 haravuga ngo maze intumwa zibwira Umwami Yesu ziti, twongerere kwizera. Bumvaga muri bo bafite kwizera guke, basaba Yesu ngo abongerere kwizera. Nuko Umwami ati, mwagira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwira uyu mukuyu muti randurwa uterwe mu nyanja, nawe wahumvira. Akabuto ka sinapi ni akantu gato cyane kajya kungana n'ururo, ariko ngo umuntu abaye afite kwizera gutoya gusa kungana n'ukwako kabuto, ngo yabwira umukuyu urandurwe uterwe mu nyanja. Umukuyu ni igiti kinini cyane, ariko ngo ufite kwizera guto gusa wawutegeka ukaranduka kubw'uko kwizera. Mu kwizera rero harimo imbaraga zikora ibintu birenze iby'ubwenge bw'abantu bwakora. Mu kwizera harimo imbaraga zikiza indwara. Mu kwizera harimo imbaraga zibasha kurema ibintu bikabaho. Mu kwizera harimo imbaraga zikomeye cyane. Impamvu abakera bahamwaga ko bari bagufite nuko nyine bagenderaga muri uko kwizera. Natwe rero tugomba kugira uko kwizera. Ubu twizera ko Imana iriho. Kwizera ni ukwizera ibintu utabonesha amaso, ukizera ko bigomba kubaho. Kwizera ibintu utabonesha amaso yawe, ariko nyamara ukizera ko bigomba
kubaho. Niyo ufite icyifuzo usaba Imana, ntabwo uba ureba ikintu ugikurura mu buryo bw'ibitekerezo, mu buryo bw'ibyifuzo, ariko ukazamura kwizera kubasha kukigeraho. Ijambo ry'Imana muri Matayo, tugiye gusoma Matayo ibice 9. Reka tuhajye muri Matayo ibice 9 kumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Matayo 9. Matayo ibice 9 umurongo wa 27. Hari inkuru y'impumyi ngo ahumura impumyi ebyiri akiza abarwayi. Maze Yesu avayo akigenda, impumyi ebyiri ziramukurikira zitaka ziti, tubabarire mwene Dawidi. 28. Ageze mu nzu, izo mpumyi ziramwegera. Yesu arazibaza ati, mwizeye ko mbishobora? Ziramusubiza ziti, ye databuja, mwizeye ko mbishobora. Urumva kwizera kujyana no kwizera ko Imana ibishoboye, no kwizera ko cya kindi wifuza Imana ishoboye kugikora. Haleluya. Mu kwizera harimo imbaraga zikiza indwara, na za ndwara zananiye abaganga. Iyo ufite kwizera imbaraga z'Imana, Imana ibasha kuzigukiza. Mu kwizera harimo imbaraga zikiza indwara. Nanjye ubabwira, mfite ubuhamya ku mbaraga zo kwizera, kuko nabonye Imana inkorera bitewe n'uko nayizeye. Imana yankijije umwingo, ari indwara umwingo aho igihe kiragera njya kwa muganga, njya kwivuza. Hari muri 2011 njya kwivuza umwingo, banyuza muri ecographe basanga uwo mwingo nari mfite urimo amazi. Banyandikira randevu yo kuzagaruka kugira ngo bavome amazi barebe ko hari ubundi burwayi burimo, niba ari kanseri cyangwa se niba ari iki kintu. Naragiye banyuza muri ecographe, ngarura ibisubizo kuri wa muganga wantegetse kujya guca muri ecographe. Arangije yabaye nk'unca intege, arambwira ati, ntabwo nkubwiye ngo urwaye kanseri, ntuzagende ubwira abantu ko nakubwiye ko urwaye kanseri. Ubwo kukubaga cyangwa kugira ikindi bagukorera uzabihabwa na muganga wundi uzagukurikirana, ariko ntuzagende uvuga ko nakubwiye ko urwaye kanseri. Ndangije numva asa n'unciye intege, ndavuga nti ubwo ari umuganga yabibonye ko ndwaye kanseri, ariko numva ntacyo bimbwiye, kuko muri gihe nize kuvuga ngo ikintu icyo ari cyo cyose cyambaho nuko Imana iba yakemereye ko kimbaho, kandi igihe yemeye ko kimbaho izi n'ukuntu kizamvaho. Niyo myizerere mfite muri jyewe. Naratashye rero, igihe kiragera bampa transferi y'Ikanombe kugira ngo bavome y'amazi. Amazi barayavomye, basanga amaraso, basanga yaravuze, byabaye ibiraso byavuriyemo. Barajugunya, baranyandikira indi transfer izagaruka kugira ngo babage wa mwingo. Ndagenda ngeze Ikanombe kuri ya randevu yo kubagwa. Ndagenda, ariko ubwo nakomeje gusenga Imana, nkajya mbwira Imana ko ntashaka icyuma cyankoraho. Nkasenga mbwira Imana, Imana wagiye undinda mu mbyare nye wampaye, nta cyuma kigeze kinkoraho, n'ubasha kunkiza umwingo nta cyuma kinkozeho. Muri icyo gihe negereje randevu, nateye intambwe yo kwizera. Nibuka ijambo ry'Imana rivuga ngo kwizera kudafite ibikorwa kuba gupfuye. Hagarara imbere y'iteraniro, nshimira Imana ko yankijije umwingo, n'ubwo umwingo wari urimo. Ariko ubwo nari mpagaze ku ijambo Imana yambwiye senga, irambwira ngo inkijije umwingo, indinze umwingo, kandi umwingo wari ukirimo. Nanjye byabanje kunshanga, ndavuga se Imana imbwira ngo indinze umwingo kandi umwingo urimo, ariko mu mutima ndavuga nti ndakosheje nk'umuntu. Nubwo Imana ibivuze, ifite umugambi wo kunkiza, nzamura kwizera. Nkamiriza rero abo bantu ko Imana yankijije umwingo, ntanga ituro ry'ishimwe, numva koko nizeye ko Imana yankijije. Ariko haciyeho igihe gito, umwingo urabyimba cyane urusha uko wari umeze. Abantu bakajya bambwira bati, wagiye kwa muganga? Nkumva sinshaka ayo majwi asubiza inyuma. Igihe kiragera urabyimba cyane, biba ngombwa ko njya kwa muganga. Ndagenda kuri ya randevu, bari bampaye randevu yo kubagwa. Ndagenda ngezeyo,
ubwo nari nasenze Imana bucya njya kubagwa, bwakeye bwa bubyimba bwose bwavuyemo buvamo, numva ndaryaryatwa mu mihogo, ntangira kwishima nka cya kibyimba kigiye guhisha, cyangwa se wa muntu wari urwaye igisebe iyo kirimo gukira ukuntu kiba kiryana. Nuko nkumva ndashaka kwishima, ububyimba bwavuyemo hasigaye akantu gato cyane. Naragiye kwa muganga wanjye rero wagombaga kumbaga. Ngezeyo hari ibizamini by'amaraso yari yafashe, nuko ari muri mashini areba ibisubizo byavuye muri labo, aravuga ati ko bashobora kuba baribeshye, ayo maraso sinzi niba ari ayawe. Byamucanze yabuze icyambwira. Ngeze aho mbona ntabwo yabonye ko Imana yankoreye igitangaza. Ndamubwira ntari kumuga, ubundi ni gute buriya bubyimba wabonye bubasha gukira umuntu atanyoye umuti ububyimbura, atanyoye umuti se uburigitisha, bishoboka bite? Nibwo yahindukiye arandeba, aravuga ati ibyawe birimo Imana. Ati dore nk'ubu ngubu cya kizamini bagufashe ibisubizo ni normal, nta kibazo ufite. Ati ibyawe birimo Imana, ubu ahubwo sinzi icyo nagukorera, genda uzagaruke nyuma y'amezi 6. Iyo ni imirimo y'Imana itangaje yankoreye, ndabibona biturutse ku kwizera imbaraga z'Imana. Kuva icyo gihe kugeza na n'uyu munsi ntabwo nigeze asubirayo. N'aka kabyimba gato kari gasigayemo kaje gukira, mba muzima, ubu ndi muzima, nta mwingo mubona mu ijosi ryanjye. Ndabahamiriza imbaraga zo kwizera. Iyo ufite kwizera, Imana igukorera ibyo wizereye, icyo uyifuzaho cyose. Kwizera gufite imbaraga zikiza indwara zananiranye. Wowe unteze amatwi ukaba ufite uburwayi, warivuje wenda nturakira, warivuje birananirana, cyangwa se urakivuza nturakira, izera imbaraga z'Imana. Simvuga ko kujya kwa muganga ari icyaha cyangwa ari bibi, nta nubwo mpinyura abaganga. Abaganga ni abakozi b'Imana bashyizweho n'Imana kugira ngo Imana ibakoreremo. Ntabwo duteze kuzabona Imana igenda n'amaguru, ahubwo Imana ikorera mu bantu. Ariko kwizera kwacu kugomba kwerekera ku Mana, kuko Imana niyo itanga ubwenge muri ba baganga. Imana itabahaye ubwenge bw'ukuntu bari bubikore, ntabwo babikora. Imana yankijije nta cyuma kinkozeho nk'uko nayisabye, ariko wowe bitavuze ko yagukiza bakubaza. Bashobora kukubaga ugakira, nabwo ni Imana yabikoze, kuko hari n'abo babaga bakagwa mu zeta bagapfa ntibabeho. Ariko wowe niba Imana yanyuze muri ubwo buryo bwo kugira ngo bakubage ugakira, ujye ubishimira Imana. Nabyo ni imirimo y'Imana. Turasabwa kubaho mu buzima bwo kwizera, turasabwa kugira kwizera imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana zikora byose. Wowe unteze amatwi uyu munsi, unkurikiranye kuri iyi channel ya YouTube, ndakwifuriza kugira ngo ugire kwizera, ndagushishikariza kugira kwizera. Ngiye gusengana n'umuntu wese wankurikiranye, nidusenga wizere. Wenda ufite uburwayi cyangwa ufite ikibazo kikuremereye, izera imbaraga z'Imana zikora byose. Izera imbaraga z'Imana zahumuye ziriya mpumyi, izera imbaraga z'Imana zazuye Lazaro, izera imbaraga z'Imana ziragukorera ibikomeye, izera imbaraga z'Imana zankishije umwingo. Reka nsengane nawe, wowe unyumva, sinzi ikibazo ufite. Wenda ufite ikibazo cy'uburwayi, izera Imana ko Imana ishobora kugukiza. Wenda ufite ikibazo cy'amadeni, izera imbaraga z'Imana zibasha kwishyura amadeni. Wenda ufite ikibazo cyo kutabyara, izera imbaraga z'Imana zirema ibitariho bikabaho. Izere ko Imana ibasha kuguha urubyaro. Reka nsengane nawe wazamuye kwizera. Uwiteka Mana nyir'ubutware n'ubushobozi bwose, muhaye icyubahiro n'ishimwe, mushoboje kuvuga ijambo washyize ku mutima wanjye. Mana isumba byose, ndasengera buri muntu wese unkurikirana kuri iyi channel ya YouTube, ndagusaba kugira ngo Uwiteka Imana ikomeye umwongerere kwizera. Sengera umurwayi wese ufite uburwayi mubabaje, ndagusaba kugira ngo mwami uzamure kwizera muri we, kandi umukorere igitangaza, umukize nk'uko wankijije umwingo. Nkaba ndimo guhamya imirimo yawe itangaje wankoreye, reka nawe umukize. Ndasengera umuntu ufite ikibazo cyo kutabyara, Mana wowe wangiriye impuhwe ukampa urubyaro, ndasengera uwo muntu kugira ngo umuhe urubyaro. Ndakwinginze kugira ngo muri aka kanya ugira ikirema mu nda yigikomeze, maze nawe azahagarara guhamiriza. Uri Imana, uko wahozeho kera ni kuri n'uyu munsi. Wewe wahaye hano urubyaro,
ubasha guha urubyaro uyu muntu ufite ikibazo cyo kutabyara. Sengera umuntu ufite ikibazo cy'amadeni cyangwa ikibazo cy'ubushomeri. Mwami ndasenze kugira ngo aba bantu ubagenderere mwami, zamura kwizera mu mitima yabo, bizere mwami Imana ko ari wowe utanga byose, bizere ko nta kibazo na kimwe kikunanira, maze mwami Imana ubakemurire ibibazo byabo, izina ryawe rikomeze gushyirwa hejuru. Urakoze Uwiteka Imana ikomeye, komeza wiyubahishe rero Mana muri buri umwe wese ukwizeye, uzamuye umutima we kugira ngo akwizere ugire icyo umukorera. Ngaho igaragaze Mana isumba byose, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo nsenze nizeye, mu izina rya Yesu, amen. Shalom.